ZEO noneho arimo arahogoza abahanzi benshi kandi twese tuvuga ngo bararenze. Ubundi wa mugani wa ZEO akuma gato gakiba nk'ikinini bro. Ninde se wari uzi ko umuhanzi muto mu ruganda rwa muzika ashobora kuriza abahanzi benshi twese tuzi ko basaziye muri iyi mihanda? Uretse gato ndaje nkurabura ibanga ry'umujene. Ahubwo twakibaza ngo ese aya marira barira na marira y'ibyishimo cyangwa na marira y'akababaro bafite ku mwana muto agiye kuza kubicaza? Ndabizi birumvikana nk'ibidashoboka si byose. Wowe shyira amaso yawe kuri iyi video kuko ku mpera z'iyi video uraba wamenye impamvu ze wari umuhanzi buri muhanzi wese agomba kumva gahungiye kwa bro. Gangsta bari mu mandazi asombanisha kiruwo mu ngazi time tuva moni sangapi baravuga. Niba ari ubwa mbere ubonye video zanjye amazina yitwa Bex. Aha tuvuga ku bahanzi, umuziki nyarwanda ndetse n'ibindi bijyanye na entertainment yo mu Rwanda cyangwa se hirya no hino ku isi. Sasa ndashaka tubanze dusobanukirwe ubundi uruganda rw'umuziki rumeze nk'imbuga y'intambara. Abahanga, abashoboye cyangwa se abandi bashoboye kwirwanaho nibo barokoka. Buri munsi yaboneka abahanzi bashya gusa bake cyane, yigo bake babarirwa ku ntoki kabisa. Nibo bonyine bafite ibisabwa kugira ngo bagire impact irenze mu ruganda rwa muzika. Uyu munsi ndashaka kugira ngo tuvuge ku ndirimbo irenze za ZEO. Bro afite uburyo ahuza old school style ndetse na style y'uyu munsi ubundi akarekura imiriro. Indirimbo zose zimeze nk'icyo nakita music black hole. Ubundi black hole ikoze mu buryo ikurira ikintu cyari cyose nyuze hafi n'indirimbo z'indabizi nizabahereza. Ndabizi hari na bamwe banga kuzumva tukabona bazumvira mu tuvumo. Ese mwagiye mwemera bro? Wowe reka tumane kugera ku musozo. Ubundi umenye ibanga ZEO akoresha kugira ngo atitize imihanda byose birajya hanze uyu munsi. ZEO aracyari muto cyane ariko reka twemere kabisa uyu mutipe amaze gutuma abahanzi benshi bamenyekanye bashya ubwoba kandi akantu karenze uyu mujene nka haribwo gitangira wallahi. Ikintu kihariye kuri ZEO ni uburyo yandika indirimbo zigera ku muntu umwe by'umwihariko. Muri make ya ndirimbo ushobora guha umuntu ngo ayumve agahita yumva icyo ashaka kumubwira. Ibintu by'uyu mujene ni nka therapy ivanze n'umuziki. Atanga ubutumwa rusange ariko bwanavugira n'umuntu umwe. Ndashaka utekereze neza mu ndirimbo zose ujya wohereza inshuti yawe indirimbo ya ZEO zizamo kangahe? Cyangwa se reka tubaze abajene IG story zanyu ndabizi unarebye ntiwaburamo indirimbo za ZEO. Twese bitubaho turabizi. Gusa iyi ni therapy bro. Dore urugero. Reka tuvuge kuri imwe mu ndirimbo ze nka umwana wa Trench. I believe ni hasomera kajya mbwira more ndi maso. Nitiniga boko kikandi mu gisaba ya kechi baso. Iyi ndirimbo ntabwo yari indirimbo gusa, imeze nk'urwandiko yandikiraga abajeni bose bavuga ko badafite aho bahera. Abashishikariza gukora cyane uko byagenda kose kugeza banagize code muri Beka cyangwa se Bank of Kigali. Muri make gukora cyane mpaka ugeze ku bukungu wifuza kugeraho. Kandi ngira ngo nawe ibyo amaze kugeraho yaba urugero rwiza rw'inyungu iva mu gukora cyane. Iyi ndirimbo wayohereza umujene mugenzi wawe ukamutera ka motivation. Ese hari indirimbo za ZEO wadusangiza ikadufasha natwe? Yandika muri comment nako tuyumve. ZEO afite ikintu gikomeye kimutandukanye n'abandi bahanzi. Mu gihe abahanzi benshi bato bashaka gukora iki bigezweho, ZEO ashyira imbaraga mu kuzana njyana za kera ziguha ubutumwa ariko still kanazivibing. Muri make ahuza style ya kera ndetse n'iyungu. Navuga ko ZEO yavumbuye ibanga ryo kwigarura imitima ya Gen Z. Yega abajene dukunda indirimbo ziryoshye ariko nanone ntabwo turi amarobo. Dukeneye ibintu bifite ubusobanuro. Dore impamvu iri banga rye rikora. Akenshi yumva indirimbo ntabwo bukurikiye beat gusa, ahubwo n'inkuru ziri muri iyo ndirimbo ziri mu byongera ubwiza bw'indirimbo. Inkuru zikwibutsa byinshi mu buzima urimo cyangwa se zikakugira inama. Muribuka indirimbo za kera uburyo zabaga zikunzwe kubera inkuru zabaga zifite. Gusa uzanye ziriya ndirimbo ku mujene w'uyu munsi. Byaba bigiye kuba nka rya siganwa rya Bakame n'akanyamasyo. Nubwo nyine akanyamasyo kaje gutsinda irushanwa, gusa ntibijyanye rwose. Rero niho ZEO wabera mubi, ahuza buriya buryo na vibes z'abajene w'uyu munsi. Reka tuvuge ukuri, kumva indirimbo za ZEO ni nko kubwirwa na sogokuru inkuru ya kera ariko muri vibes z'abajene bo kuri TikTok. Bimwe birakuvuna kubyumva ariko still wisangamo. Reka tuvuge ku mubano wa ZEO na media ndetse n'abandi bahanzi ari mu kigero kimwe. Murabizi nta muntu bamwiza kuri bose. Kimwe no ku rugamba nk'uko babivuze bamwe baramanika. Gusa arabanga kuyamanika bagakomeza kurwana. Nk'ubu ngubu koko ZEO na Holix bazigera biyunga. Gusa uko bigaragara nuko bazakomeza kuduha show kugeza ziteye iserere. Abajene bazi ibyo barimo bro. Gusa hari ikintu kimwe ugomba kwizera wabyemera utabyemera. ZEO afite imana idasanzwe, afite uburyo atuma media ikomeza kuvuga. Ibi nabantu dushaka muri media. Tuba dushaka amakuru ashyushye buri munsi. Urebye ZEO azana ishyaka rihambaye muri uru ruganda. Urugero reka nkubaza. Ese ubona uburyo yasohoye indirimbo abandi bahanzi ari muri style imwe bahita badutama imizigo nabo. Uribuka ubwo ZEO yashyiraga hanze indirimbo itunguranye. Icyo gihe abahanzi bose bihutiye gushyira hanze ibihangano byabo. Ni nko kuvuga ngo ariko si uyu mwana koko arimo kubibutsa ko uruganda rugitangira igihe batangiye kuryama ngo rwahoshe. Niba turi kumwe andika yego muri comment.
nano niba tutari kumwe byandika muri comment tumenye icyo utekereza nawe bro. Bamwe bashobora kuvuga ko ZEO ari sensitive, ariko se wowe ubibona ute? Ubona ibihari ingaruka byagira kuri ZEO the legend? Ese uburyo akora ibintu byo bituma avugaho rumwe cyangwa ni ingenzi mu gutuma akomeza kuba uwo ari we? Turaburi muri comment. Urugero, hari yagiye avuga ko abahanzi baruhutse maze ahita ashyira hanze indirimbo yatejeje ku mpande zose. Gusa kuri iyi nshuro baje kumusaba gushyira hasi indirimbo, ariko siko abashaka kuvuga nabi, ahubwo n'uburyo bwo gutuma abandi basubiza amaso inyuma bakibuka impamvu bahisemo umuziki aho kuba motari cyangwa se abayede cyangwa se abapasiteri. Ubundi ngeze umufata nk'umusirikare ugiye ku rugamba yitwaje umuziki mu cyimbo cy'imbunda. Mu ruganda rw'umuziki ZEO arimo aratwigisha ko niba ugiye muri uru rugendo ugomba kuba witeguye guhangana n'ibizazane byose. Niba utabishoboye icara ubanza ufata amasomo, bitari ibyo ZEO azagukomera mu ndirimbo ze. Sinzi impamvu ndi gushaka kwibagirwa kuvuga kuri YouTube channel ya ZEO, kuko niho hantu hashobora kuba hari addictive kurusha ibyo ndi kuvuga byose. Reka nkubwize ukuri, gusura urubuga rwa YouTube rwa ZEO ni nk'inzira idasubira inyuma. Iyo ugezeho birakugora gusubira inyuma kuko umuziki ufite ubushobozi bwo kugufata wese. Bro, ubundi ni nka rukuruzi. Ubundi ZEO ntasohora indirimbo gusa, ashyira hanze ubuzima. Buri video ni nk'urugendo rw'ubugeni rutuma uguma mu cyerekezo kimwe igihe kinini. Ukuri nuko YouTube channel ya ZEO uyivaho indirimbo zose zirangije cyangwa se data zawe zigushiriyeho. Niba warigeze wisanga uri kumva indirimbo ze kuva kuri channel bikakubera nko gushaka gukura amata ku munwa, andika ZEO muri comment. Kosa inoti zirashage mu kuhinduka ugurika ishya kaya wakinzidirisha sosi kudoda zikwica maisha uwo mukina sindi. Icyo abantu benshi bahurizaho nuko ZEO afite umwihariko wo kuri style ye, ubuhanga bwe ndetse nuko amenyekanishamo ibihangano bimeze neza nk'ibintu tubona muri music industry ya US cyangwa se Nigeria. Bamwe bamaze gusobanukirwa neza icyo kuba umuhanzi bivuze. ZEO ndabyemera ntago ari perfect 100%. Hari igihe indirimbo ze zumvikana nk'izifite amarangamutima menshi, nkaho ari kwandika mu gitabo cy'ibanga cyangwa se akajono ke aho gukora umuziki. Ariko se ibyo sibyo bimugira uwo ari we? Sibyo bimutandukanye n'abandi se bahanzi tuzi? Njyewe reka mbabwize ukuri, ZEO aramutse yanditse indirimbo ku rutonde rw'ibyo agura mu isoko, ndababwiza ukuri ko iyo ndirimbo yahita iba hit. Kuri we ni utuntu toto. Niba witegereza imikorere ya ZEO ubona iki ku buhanga bwe? Ese hari icyo ubona kwiye kunonosora? Twandika igitekerezo cyawe hasi muri comment. Izina ZEO byanze bikunze dukwiye gutangira kurifata nk'izina ridasanzwe muri umuziki wa East Africa. Ubwo yarivugiye ati wankunda utankunda mara utazahava, kandi uko bigaragara afite gahunda yo guhindura burundu uruganda rwa muzika mu njyana ye. Ngira ngo noneho mumaze kumenya uburyo uyu mujene yikora mu tuntu twe. Niba ko gushaka kujyana n'abajene bubu wibaha beat gusa, bahe beat n'ibintu bifite meaning, ubundi urebe ngo imihanda murayifata burundu. Gusa niba utekereza ko ibi ari bimwe babahanzi tuzi bagiye baza bakadusiga tugitajya kubakunda, reka ndagira ngo nkubwire ngo humura, ZEO azakomeza gukora amateka. Mwakoze kubana natwe, ndacyari Bubex wumva. Niba wakunze iyi video kandi ukaba uri umufana wa ZEO, dusigire subscribe ndetse unakore like ndetse na comment kugira ngo video z'ubutaha ntizizagucike. Ikindi kandi niba ubikunda utubwire hasi muri comment umuhanzi wumva twazavugaho, ubundi tuzamukore muri video y'ubutaha.